amasezerano yarahari. Mu masezerano sinzi niba ari siporo gusa ariko Okay, tuje muri biravugwa uyu munsi rero turaza kugaruka ku kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'abanyamakuru twabakusanyirije bimwe mu by'ingenzi. Reka duhere hano rero muri siporo. Muri siporo Perezida Paul Kagame yavuze ku mpamvu siporo nyarwanda idatera imbere nk'izindi domaine zose. Muri make siporo yo ntiribohora. Ese biterwa n'iki? Reka mbareke. sinzi niba ari siporo gusa ariko siporo yo ubundi siporo ni warebamo ibintu nka bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere agaciro biha ni akahe? What do you want to give? What value? Agaciro biha siporo ni akahe? Icya kabiri witegura ute? Witeguye ute kugira ngo ako gaciro kabeho cyangwa se gakure kazamuke? Mu rurimi rw'icyongereza ni organization. How do you organize to do that? Icya gatatu ni talent. Ubona mu bantu kuba badafite talent, you can't blame them. If I have no talent for football, really don't blame me. It's not my fault. So icya mbere ni agaciro biha. Icya kabiri ubigenza ute? Ushyira hamwe ibikorwa n'ibitekerezo gute kugira ngo bizamure ka gaciro, noneho abantu bafite ubushobozi, ubumenyi, ibyo bavukanye bibaha. Ibyo rero nko mu gihugu tugashyiraho minisiteri ya siporo cyangwa za siporo zitandukanye, federation zazo zishyira hamwe n'iki. Iyo ni organization. Itameze neza ni ikibazo. Ikindi umuco, mujye muha agaciro. Umuco ufite agaciro. Umuco mvuga ni iki? Hari n'abantu baba bazi umupira cyangwa hari na organization ihari cyangwa abayobora nabo barahari, ariko umuco bafite nahoraga mbivuga ku mugaragaro. Ugasanga abakinnyi b'umupira aho kugira ngo bakine rwose bashyireho umwete n'umutima ubishaka n'iki, bagatangira gutekereza utuntu bashyira mu izamu kugira ngo iyo wagiyeho ibintu byose uba wabikubye na zero. N'uriya munyezamu ushatse ntiwamushyiramo, kandi niba wizeye twa tuntu wadushyizemo ukamwihorera, urashyiramo wiki. Ibyo rero bigera no ku bantu, ni kamere y'abantu, ntabwo mfite ukuntu nabisobanura bihagije. Impamvu umuntu yemera iki undi atemera iki, cyangwa rimwe na rimwe no kwemera ikintu ubundi ku buryo busanzwe umuntu akwiye kuba abona ko nta kintu kirimo, ariko umuntu akabyemera. Cyangwa se waba utemeye ibyo ugatekereza ukuntu ariko uzasifura ninde, turebe uko tumugenza kugira ngo ejo azatubere. Iyo wagiye muri ibyo na talent wari ufite n'ibindi byose, ariko ubundi umukino siporo kugira ngo itere imbere ukora biriya bintu nakubwiye, ariko none ukanavuga uti okay, siporo habamo gutsinda habamo gutsindwa, kandi muri uko gutsinda no gutsindwa harimo gutera imbere.
ni ukuvuga ngo wagerageje wakoze ibyo washobora gukora, ahubwo niba wanatsinzwe wavanyemo isomo rivuga ngo ariko urabizi icyo nazize ni iki nakibonye, umukinnyi nakinishije aho atagomba gukina, cyangwa iyo nzana mundi igihe bikagira bitya, ibyo ngibyo akaba ari byo rero. Iyo watsinzwe uvanamo isomo, ntabwo ugenda ngo wiyahure kubera ko watsinzwe. Imikino yose ntawe udatsindwa, ngira ngo murabibona n'abazwi ku isi b'ibihanganye muri za siporo zitandukanye, haba igihe ibintu byabagendekeye nabi nk'abo nk'abantu, ariko noneho ni timu. Ariko ni ibintu bihoraho rero, bihoraho. noneho on average umuntu akavuga ati ariko urareba timu iratera imbere, cyangwa kanaka aratera imbere nawe, bituruka mu itimu cyangwa mu muntu utagiye mu bintu bigwe, ngo ujye mu bapfumu, ujye mu gushaka ko watugira abantu, cyangwa hari ibindi bibi bakora ntirwa mvuga, kugira ngo ajye mu kibuga yacitse intege, adashobora gukina, adashobora no guhagarara, wamuvangiye imiti. Iyo byagiyemo aho, nibwira rero ko aho tugeze, hari abantu benshi, abanyarwanda bafite muri bo talent, kumenya muri siporo zitandukanye, twashakisha rero ahantu hose. Ariko byose bishingira kuba ubanza kwemera uwo uri we, ntabwo ushakisha gusa ibyo ubona hanze utihereyeho ngo ubanze uvuge uti ariko nabigeraho nkanjye, kuko mfite uko nteye n'undi uko ateye bitandukanye, ariko nk'igihugu dufite abantu, timu yacu iteye itya, twayishakira iki, twagera gute. Nibwira ko bishoboka, ariko ntabwo ari ibintu byizana gusa ngo bibe abantu batatekereza uko babigenza. Perezida Paul Kagame kandi yaje no kubasubiza kimwe mu bibazo yabajijwe ku byerekeye iterambere ry'umugore ndetse n'uruhare rw'umugore mu rugamba rwo kubohora igihugu. Nawe rero akaba yaje kumumara amatsiko, akamuramburira bimwe mu byo umugore yaje kuba akora mu rugamba rwo kubohora igihugu mu Rwanda. Ni byinshi rero, reka tubareke mwimvire bimwe muri byo. Erega ntabwo nifuza kubitandukanya, ndareba igihugu nk'igihugu, ndareba abantu nk'abantu. Na mbere hose n'umugore kumuha agaciro, mpera kukamuha nk'umuntu, ntuti nk'umugore, ni nk'umuntu. Hanyuma ibyo bindi by'uko umugore yakora ibi cyangwa umugabo agakora ibi, ibyo biza nyuma, birisobanura ubwabyo, nta n'ubwo nagomba no kubijyamo. Naho u Rwanda, nta Rwanda rw'abagore, nta Rwanda rw'abagabo, ni u Rwanda rw'abanyarwanda. Abagore n'abagabo bagiramo uruhare bakwiye bitewe n'ubushobozi bafite. Hari ibintu bimwe no mu muco cyangwa muri ko duteye nk'abantu, hari ibintu usanga bimwe byorohera akazi bumva gakorwa neza, cyangwa korohera umugore kugakora, cyangwa se kakorwa neza korohera umugabo kugakora. Hagahoraho ubwo bwuzuzanye rero, kurusha kubitandukanya ngo u Rwanda twifuza ni umugore waba agira atya cyangwa ibyo birasanzwe, bishinzwe, biri no mu muco wacu, cyangwa se mu majyambere dukora ahuza abantu no guhuza ibihugu. Umugore iteka agomba kuba afite icyambere, cyangombwa ni umugore kudasigara inyuma kubera ko ari umugore.
cyangwa se nta nubwo akwiye no gutezwa imbere kubera ko ari umugore, akwiye gutezwa imbere kuko ni uburenganzira bwe, ni umuntu. Icyo kuba umugore ntabwo nahindura umugore ngo mugire umugabo cyangwa umugabo mugire umugore. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu mibereho y'abantu. Ntabwo nibwira rero ko nashaka cyane gushyiraho uwo murongo. Nta kintu umugore akwiye guhezwamo, nta kintu umugabo akwiye guhezwamo, nta kintu umunyarwanda akwiye guhezwamo. Buri wese abifiteho ubushake n'ubushobozi nk'uko imiterere y'igihe cyangwa yabo imeze. Yaje no kubagaruka kandi ku masezerano u Rwanda ruherutse gusinyana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse anashimira uruhare Perezida Donald Trump yagize mu gukemura iki kibazo, ndetse n'ubushake akomeje kugaragaza, ndetse yaje no kubagaragaza ibishobora gukorwa mu gihe hari uruhande rumwe rwishe ibyo bumvikanye. So reka mbareke rero mwiyumvire nabyo yabivuzeho. Amasezerano yarahari. Mu masezerano hari ibyo aba yashinzwe bemera gukora, buri umwe ku giti cye cyangwa se gukorana hamwe. Ntabwo rero iteka abantu bose bakoresha ukuri cyangwa bavugisha ukuri no mu byo bemeye ku mugaragaro, ariko navuga ko ku ruhande rw'u Rwanda twe tuzakora ibyo twemeye uko bishoboka, ariko bimwe bihera ku byo abandi bakora nabo twemeranyije. Iyo badakoze ibyo twemeranyije, ubwo birumvikana ko bifite ingaruka ku byo natwe tugomba gukora, kuko twemeye kubikora kandi tuzabikora ari uko n'abandi buzuza uruhande rwabo. Rero kandi ibi nibidakora tuzakomeza dushakisha inzira iyo ari yo yose. Igihe inzira itaraboneka yo gukemura ibibazo uko bikwiriye kuba bikemuka, u Rwanda narwo ruzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo rurinde abanyarwanda, rurinde igihugu aho kubura umutekano bitewe n'uko abandi twumvikanye batuzuza ibyabo byangombwa. Ibyo rero ni uguhora abantu bashakisha uburyo, nibyo tuzakora, nibyo twebwe tureba imbere yacu. Reka tugushimire rero wumvishe iki kiganiro kugeza kirangiye. Nizere ko wamenye mu byishimo byo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaganiriye n'itangazamakuru. Mu ncamake ni Anacre nk'ibisanzwe. Rero niba utarakora subscribe uyikore. Ciao ciao. Amasezerano yarahari. Mu masezerano sinzi niba ari siporo gusa, ariko